birashoboka yuko ushobora guhagarika indwara runaka iva muri famiye yawe ku buryo generasiyo cyangwa abazagukomokaho iyo ndwara itazabakurikirana. Ni ibintu bishoboka nko ku mubyibuho ukabije. Iyo umenye ikibigutera ukamenya yuko biva aho ngaho, ushobora kubihagarika binyuze mu mirire n'inyunganiramirire, hanyuma rero ukabasha gutuma abagukomokaho batazavukana cyangwa batazakurana uwo mubyibuho ukabije. Ni kimwe n'izindi ndwara, hari indwara nyinshi cyane zituruka mu miryango, amadiyabete, amahypertension, ibifu, imyijima. Urumva niba umuntu aguha umusatsi afite ukavukana nk'umusatsi nk'uwe, n'ibyo nabyo wavukana nk'ibye. Ariko wowe ubimenya ufite amakuru, wagaburira icyo gice cyawe runaka gifite ikibazo ku buryo buhagije, ku buryo abazagukomokaho utabaraga ubwo burwayi cyangwa se icyo kibazo runaka. Mu by'ukuri ntago kugira ngo umuntu abe mwiza agaragare neza bidependinga ku mubare w'ibiro afite. Ariko kugira ngo ugire ubuzima bwiza biradependinga ku mubare w'ibiro ufite. Wabyanga wabyemera, ni uko nguko bimeze. Guharanira ubuzima bwiza ntabwo bukwiye guharanirwa n'abantu bafite indwara runaka cyangwa umubyibuho ukabije. Ni ikintu buri muntu wese akwiye guharanira.